gukoresha agakingirizo, kwirinda ikiyobyabwenge no kudasinda femu. gukoreshaga agakingirizo njya mumenyera ntabwo agakingirizo kaje gate nanjye rega nabaye aho hantu ngo dufite amavideo yawe cyokora icyiza cyanjye sinjye wayifashe Melody. Njyewe nubwo ntari umutinganya reka nkwenderaho nkuboneye ni umugani nyarwanda. Melody, nuru rugendo iyo mbonye abahanzi bari soba bari vierge mu bigize mu bintu by'ibikorobero cyangwa mu bintu by'umwanda batigeze babyijandikamo, umuziki ukababera inyenyeri ibazamuka ibamurikira amasaha tukabona Melody bigenda gutya. Melody, mbere yuko dukomeza sho ndabizi ntabwo ushaka ibintu birebire. Aya masaha twari tubonye undi mwana umuhanzi ufite impano ushobora kubyaza umusoro kandi yaramaze kubona imiryango yose ifungukira rimwe. Ubona umusore bita Yampano yabaye iki Yampano uti ko muri kumuvuga nko hari ikintu yabaye ndaza gusobanura kamanze point yanjye. Yampano ugiye kureba ngira ngo The Ben nzi ufite umutima mwiza ariko ntemera kubivuga ngo nuko akunda Imana ntabwo uraho watanga platform uko nabagiye azihabwa. Yagize gutya afata uyu mwana amuha platform bigenda neza, umwana asohoye indirimbo turazikunda. Ndetse ejo bundi mu mwaka ushize umuryango wa RPF Inkotanyi uramufata ufata Ruti Joel umuhitamo nk'umwe mu bahanzi ugezweho wagomba kujya kuririmba mu bitaramo bari bafite mu bihugu by'i Burayi. Ariko agira gutya izo opportunity umwana muto zose arazifata aragenda azirundira hamwe mu gatebo kamarangiza kitumamo. Melody, iyo ubonye impano nk'iyi ngiyi kwituma byari biri ngombwa birenze kwituma yanyujije hasi no hejuru. Uko tuvugana umwaka ushize urabizi hari abantu uzi bari mageragere abasore barenga 4 kubera video ya Yampano yagiye hanze. Ganishaga ibyo bivuyemo ikintu kibabaje kurusha ibindi. Melody, narahagurutse kugeza naho natabaje inzego mu ijwi ryanjye abantu bakunda benshi cyane saba kuri amusora akeneye kurenganurwa ndetse nsaba n'urugaga rushinzwe abahanzi. Urugaga rw'abahanzi narwo ndaruhamagara ndavuga nti nakabaye mbona abahanzi bakuru bamagana ibintu byakorewe uyu mwana w'umuhanzi kugira ngo abone ubutabera. Mpamagara Minisiteri y'Urubyiruko ishinzwe abahanzi bafite mu nshingano imyidagaduro ndavuga musabere uyu mwana ubutabera kuko yahohotewe n'ibi bintu byamukorewe ntabwo bikwiye. Naratabaje pe kugeza n'abantu baba bavuze ngo ni gushaka kugira ngo abantu bafungwe ndi kuvugira Yampano gusa kandi bafashe video kugeza umunsi iki cyumwe kugeza ku munsi wa mbere nibwo nahagaritse icyo kintu. Umwana avuye i Burayi ejo bundi ku wa mbere ageze mu Rwanda aragenda ajya muri hoteli Kanombe aramubusanza afata undi mukobwa noneho streaminga igikorwa barimo ahita streaminga ahamagara abantu live hafi yo kwa Bruce Melody. Urukumva Melody afata video ashira live ahamagara abantu we yambaye gusa n'umukobwa bari kumwe ara streaminga no kuvuga ngo ntabwo yongeye kwirecordinga ahubwo yakoze live. Amashusho none yasohotse ibyo bintu birongera birasohoka. ubwo ni ndasohoye urabaza ngo ndabisohoye kandi nkubwira ko yagiye live agahamagara ahantu live yarabisohoye. Niba yaramagara abantu live yarabisohoye uwo muntu ari muri recording ntabwo ahamagaye umwe yahamagara kumwe agakupa ahamagara undi. abo bantu nibo bari recordinze rero abo bantu yahamagara nibo bari recordinze. yewe rero ndikumva uri kugana bisaba ko nigira umucamanza cyangwa umujaji. Ntabwo aho ngaho ntabwo nshatse kuvuga kuri ayo mashusho. Ndashaka kugira ngo mvuge ubishye muri context y'umuhazi. Ntabwo nshaka gushyira mu bintu byo kujajinga iby'amashusho. Ahubwo ndashaka kuvuga ku mpano nk'iya Yampa, ku mpano nk'iyu mwana yari afite n'amahirwe yarabonye igihugu cyari kimuhaye abantu bakuru be kubona nka The Ben amufata akamuhereza platform muri arena warabibonye. Kampani zitangira kumusama ziramufata zitangira kumuhereza ama contract. Umuryango nka RPF Inkotanyi baramufata bamurobanura mu bahanzi mwese barabirengagiza bafata uriya mwana we na Ruti Joel bamuhereza intuza. Ku bantu batabizi buriya Yampana amashusho yagiye hanze avuye gukora ikiganiro ku gihe we na Ruti Joel bagomba kujya i Burayi babikansorinze. Icyo kiganiro bagikansoringa nticyasohoka.
So ayo mahirwe uba ubonye mu by'ukuri umuntu nk'uyu nguyu iyo opportunity nk'umwana w'umunyarwanda wari ugiye kubona izo opportunity bitewe n'impano nawe ufite Melody, ibi bintu mu by'ukuri hakorwa iki kugira ngo ibintu bihagarare, noneho umuntu ufite impano ntayisinde ataratangira no kuyibyaza umusaruro? Amagambo make, impano bagomba kuyirinda gute? Twagiye impano se kwirinda bisaba uburere bwo mu rugo Dumba. Urabona nkawe ntabwo abasha kurinda impano. mana yanjye, Bitangirira mu burere bw'umuntu uko warezwe, kandi hari n'igihe umuntu agira ibyago akaba atarabashije kubuhabwa, ntawe ubihitamo. Icya kabiri ukiga nyine gutinda mu bikureba. Iyo ugiye mu bitakureba induru ziravuga. Naho ubundi gusharinga ubuzima busanzwe si n'umuhanzi gusa, uwo ari we wese kwifata amashusho, ntekereza ko ari igikorwa umuntu yagakora yabanje gutekereza kabiri. Iri koranabuhanga abantu barariturusha. Niba waba uyafite wenyine hari igihe umuntu yakugwira muri fone kabisa akabirangiza. Uretse n'umuhanzi rero, uwo ari we wese gufata amashusho y'urukozasoni no kuyasakaza ntabwo bikwiye pe. Naho umuhanzi muri iyi minsi ngiye kubibasubiramo hano muze kubireba murasanga ari byo. Kuba umuhanzi mwiza muri iyi minsi birasaba kuba karakteri yawe nayo ubwayiseringa. Kuba uririmba neza, subiramo. kuba umuhanzi mwiza na character yawe nyine ikwiye kubiseringa, nyine nayo ari character. Ukwiye kuba wowe imbere y'abantu bawe, ntugerageze kuvuga wenda nka runaka cyangwa se kumera. Hari nk'abanzi nzi ngiye bameze nk'abapolitisiye, sinzi icyo bakora mu muziki kabisa. Umuntu mamaze ikibazo agatanya ngo se wabyibagiwe, usubiza nyine ibyo bakubajije. So character muri iyi minsi kubera na platforms bavuga bameze bavuga gute iyo babaje bagura amusani wicariye amatwi cyangwa yafunze shinyo simbizi, ariko sindi busubiremo. Urumva kubera iki buri gihe uba ushaka kwataka The Ben? ariko Dumba ariko ibyo bimanirika hano. Dumba uvuga ngo The Ben Dumba nyumva Dumba bro, ikibazo urakizi Dumba, ariko gato Dumba iki se bari nawe ndeka uretse gato ibi ntabwo mbyita, ntabwo ndi muri campaign, ariko niba maze guhamagara Tom Close agize ikintu abivugaho sibyo, maze guhamagara batandukanye urukunyumva nuko reka arangize point ntongere kumuvugiramo ku kintu kiri very sensitive. Hano dufite abantu bafunzwe kubera ikintu, so please ndabasabye bareke twumve point ya Melody. Nyene narindi kuvugira muri rusange. Amashusho y'ubwambure ni ukuri kose nta kintu yakugezaho kiri gushaka kuba porn star. Niba nta kindi wayamaza, niba nta kindi wayakoresha, natwe ntabwo tuyashaka nyine tsimba kabisa. Kuba none hari ikibazo cy'uko ari wowe ubwawe wayifatiye, sha ikosa nyine bwo ritangirira aho ngaho. Icya kabiri, anacunga abantu bamwizeye. We warumbwiye mu muziki gusa, ariko si mu muziki gusa, no mu buzima busanzwe. Ushobora no kuba umucuruzi usanzwe, wenda utazi gukoresha social media, ugahamura social media ngajya gufata ugahuza ama email n'ibyo byose. Iyo kaguyeho uba warangiye. Abantu nta bwoba bafite bwo ku expose abandi kubera amafaranga makeya. Rero nanjye rega nabaye aho hantu, nabaye ngo dufite amavideo yawe, cyo kora icyiza cyanjye sinjye wayifashe. Arahari oya narabyumvaga nyine babivuga mbere na mbere nkitinya guseba. kuba umuhungu nawe wari ubufite none byarabaye. Rero ese bira bintu waririmbaga warabiminungaga byo kuvuga hari igihe watinyaga guseba? cyari kera nemeze nkamwe mwese. Kera ntabwo byabye, ariko nyine igihe kinini n'umuntu ubikora. Ahubwo reka ngira inama abantu be expose abandi. Yego, ikaze video y'umuntu kayishyira hanze, nukuri kw'Imana nyine uba werekeje mu nzira y'amageragere. Nawe ubwawe uba wihemukiye kubera ko umuryango we niba harabarutunze, niba ari ibyo wapangaga imyaka 2 y'ubuginga, kubera ko gusa ufitanye ikibazo na runaka ufasha amashusho ye uyashyize hanze, ukita umuhanga mu bintu. Byenekereza ko abantu bafite ibindi bintu bakora, no kwisanga muri saga nk'izo n'ubwabyo bimanura agaciro k'umuntu. Kumva umuntu Dumba muri ibyo biboro bya Yamano Dumba uramana kunyujijemo ijisho ibiki se man ibiki
reka gusa kuda bakubwira usanga ayo mafuti yose utagakwiye no kuba izina ryawe ryiyasoshiyetinga nayo. siyo mpamvu se mba nababaye. Ntabwo kubabara nicyo kibazo, wowe yasoshiyetinze nabyo byarabaye byararangiye, watinyaga guseba none byarabaye, urumva? Icyo gihe usanga brand yawe nuko abantu bagufataga n'iki, urumva nyine n'icyasha kiba kibaye ku muntu kitoroshye kwikuraho. Noneho ibintu bigeraho bikavamo icyaha n'ukuri. Turabajene turi urubyiruko, ko exposa ubwambure bw'umuntu niko kwihorera kubujiji kwa nyuma, kuko ikintu narusha umuntu nkumva nishimye n'amafaranga. Jewe point yanjye niyo. Hanyuma ndifuriza abantu bafunze gufungurwa, nta muntu n'umwe ukwiye kuba mu nzu y'imbohe. Kubura mu nzu y'imbohe iyo bavuze ngo umuntu ari mu maboko ataraye, umwana ukora ibintu byose nyine kutabishaka, ibintu biba ari leta ibyemeye. Ego Aho rero niba iki kintu tunabijyanane n'amagambo abantu bakoresha hano kuri social media. Iyo ujyana ugafata umuntu ukamwandarika ukamwandagaza, ubizi neza ko hari umugenzi wabikoze bakamufunga, ubwo ndikubwira baba YouTuber n'abantu bari bwa uploading ino live, gusesereza umuntu ukamwinjirira mu buzima ukamubabaza, buriya wagutamo wabikunda? Cyangwa abafunzwe wabonye ari ibintu by'imikino ubona we bitakugeraho? Ni no kuvuga amagambo abaze, ukarega no kubabaza amarangamutima y'undi nta kintu bimaze, nta kintu kimwe rwose bimaze. Mureke twibereho tumeze neza, wenda y'amano Imana imworohereze, ariko anatubera isomo nyine twese tubirebe tubyige. hanyuma ubutumwa ku bana bato bari kuzamuka muri uyu mwuga wanyu, bisanga bijanditse muri uyu mwanda nk'uyu nguyu. Dufite nubwo tugenda tubona impano zimwe bakagenda bazigoragoza bazigarura, ndafata urugero kuri Gisa cy'Inganzo twabonye The Ben yahaye amahirwe twena. Wivunika nakumvise wivunika. Number 1 bakoresha agakingirizo. Doba ngwino fata Bruce Melody yawe, Imana yakomeje kuba mwese Imana, ngwino fata Bruce Melody wawe nose urukumva. Aravuga iki bro? Icya kabiri, birinde ikintu cyitwa ikiyobyabwenge. Icya gatatu, Birasinda FM. Gukoresha agakingirizo, birinde ikiyobyabwenge no kudasinda FM. Gukoreshaga agakingirizo. Uyu ntabwo njya mumenyera, ntabwo agakingirizo kaje gate. like out of nowhere nsanze agakingirizo hano.